Mu nteko rusange ya 26 y'urubyiruko rw'u Rwanda, abagera ku 1000 baturutse muri komite y'inama y'igihugu y'urubyiruko ku rwego rwa buri karere, imirenge, utugari, imidugudu no ku rwego rw'igihugu baganirijwe ku mateka y'igihugu n'imyitwarire ikwiye kubaranga, ibyo bavuga ko bafatiraho icyitegererezo mu gutanga umusanzu wabo wo kubaka u Rwanda. Hari ibintu byinshi twungukiramo, hari ibyo batwibutsa tuba twaribagiwe, ni byinshi. Ntago mu mateka haburamo kugira uruhare mu gukunda igihugu cyawe, kugira ngo tumenye aho twavuye naho turi kujya, tumenye n'igihugu aho tucyerekeza. Ni inteko rusange ibaye mu gihe habura ukwezi kumwe hakaba amatora y'umukuru w'igihugu n'abadepite. Nk'imwe mu nzira zo kubaka igihugu, Parfait Busabizwa, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi, arasaba urubyiruko kuzitabira ndetse no guhiturana na bagenzi babo. Kuzitabira amatora ari benshi, babanze barebe niba bujuje ibisabwa. Ibisabwa no kuvuga ngo ufite irangamuntu wa kuri liste y'itora, ubuzi aho uzatorera, ibyo turabibashishikariza cyane cyane yuko byagaragaye yuko uyu mwaka tuzagira hafi 2 miliyoni z'abazatora ubwa mbere. Murabyumva rero ko ari urubyiruko, nacyo gituma tubashishikariza kuzitabira ayo matora ari benshi nkuko bangana, ariko nanone babanze bashake ibyo byangombwa bituma bazatora, banagende babwire n'abandi batashoboye kuza hano basigaye mu ngo mu mirenge itandukanye yuko tubatezeho kuzaza ari benshi, kuza gutora bagatora neza, bagatora iterambere, ntibazatatira igihango. Ni inshingano uru rubyiruko ruhagarariye abandi rwemera ko rwiteguye gukora rudasiganye. Turiteguye cyane kuko aya matora twatangiye kuyigishwa hashize igihe kinini, kandi n'imbogamizi zose twahuriramo nazo twarangije kuzikemura. Ubu ngubu nta kibazo kirimo. Mu bintu bigora urubyiruko kubahiriza igihe bibamo. Ikindi, urubyiruko ntago nyine rukunze kwitabira bya bikorwa byo kwamamaza, n'iki bajyaga bumva ko ari by'abakuru. Ni imwe mu myumvire tugomba guhindura, nimba twarahindutse natwe tugomba guhindura abandi. Kuva tariki ya 13 mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka, mu turere twose tugize u Rwanda habaye inteko rusange y'urubyiruko, aho urubyiruko rwagiye rurebera hamwe ibyo u Rwanda rwagezeho mu myaka 30 ishize n'ingamba zo kurushaho kubisigasira no kubibungabunga, hibanzwe cyane ku nsanganyamatsiko igira iti dukomere ku murage wacu. Kuba basabwa kugira uruhare rwimbitse mu matora y'umukuru w'igihugu n'abadepite yateganyijwe mu kwezi kwa 7 uyu mwaka, bishingira hanini ku kuba umubare munini w'abanyarwanda ari urubyiruko, ndetse n'abagiye gutora bwa mbere bakaba bariyongereye. Abo bose bakaba ari urubyiruko rwujuje imyaka y'ubukure igenderwaho mu gutora. Gabriel Imaniriho, Isango Star.